ariko mwana yerese wowe urakora ntango bakoresha mwana gira uriza mwana wowe urakoresha nyambe tugiye gukoresha nyuma y'ibirafite no siko nta n'icyo bene nakora narabiragenda ute yanjiye ni mucyo tapfuye mwana mani mezute cyane kwa mani nzi yuko umuhanda kuwa mbere wagendaga neza bikaba byanze mani wowe bimeze shasi ndagasukira yato na baniya ari ikibazo mbese ni ikibazo nabuze naye kawunga udushimba wapi kuva mu gitondo habe n'umugenzi w'ijana mani nayoboye n'urangurira udushimba uyu munsi wallahi none sinange ko wari uzi ko arigera kugobokaga wakubiswe ukaba uri kubona ko nanjye naparitse ubwo ukabona byagenda ute se ahubwo se mani nzi yuko ubanaga n'umutipe w'intebe kandi bafite style wamujama ndamuzi mani njaka kujya gusura wa musheri wanje kandi njaka kugenda ni kuri style z'ubu mani araseka tebera ikica Madagascar ningo mani wewe uru rwakobwa rubiri guteretaga runameze nk'ururuzi wasanga ari narwo rwatumye umubona banira hano mani utagiye kumbwira mu gitondo mani umusheri wanje ni neza mani yarakira gikobwa wasanga aricyo cyafashe n'iseta oya mani ibyo byihorere ahubwo umundikini reka kuba urambwira ubusoko dore ngabana n'abasekirite baraje kandi nta byangombwa ufite reka nigende musige umuparitse mani murabona kiriya kijyamo ibintu byingoreye sikirwa n'urumogi wana inza iba yacisha ubwo igare ryanjye kije kirikiriye amarebe mani gifashe kikarikoresha ariko mbaga nabivuga abanyonzi badashaka kwishyura imisoro umfasha muri Afrika niho hano hambere habaga abasekirite bakarisha baratora cyabaje bamfashe maze ngende unane na wundi shake toboy uzi ibintu bimbayeho bikubayeho umusaza reka nseke kubera ko biresekeje nawe ubundi nasi kugendekeye gute mani kididi dore nurutsira kwiseta mbonye abasekirite ndi umva mpfumyamo kwa kundi kuzi ko ntwaraga igare ryanjye bitangatera hano iyo nakatera hano nje mfite ibibazo bikomeye cyane ni bya bindi byawe mani n'amahirwe nsanze ugiye guteka n'akawunga wanje wesha niyo mpamvu ngukundaga indacetse imbere yano mazi ko yaraye koga yaraye akakawunga kawunga ugahita urakara none se amazi yo koga bashiraga umwuko hejuru y'isafuriya komeza umbwire ibyo kunyonga kuntu byagenze ubireke ibi byo by'inusi mvuze kawunga ugahita usa n'ujije guhindura ikiganiro yikoroge vuba ubwo nyine nibyo nari nyikubwira mbese nsimbukira hano iwawe ndi kwisha abasekirite bigiye biza kugenda ute nawe ibyo ndi uko bigenze se nyine nuko bibona cyane kubona ibyo guteka agatsima nyine ugakoroge vuba umuntu ariko yatamira nyamara rero kididi byo kuzajya muhengera umuntu agiye guteka akaba aribwo muzi njyewe ubwo hano ndaharambiwe hano ngiye ndahava ntabwo ngiye ngiye kuzaja musanga ngiye guteka ngo ubu ntugiye kunkomangira wagira ngo ubu buri no kuncunga nta rusoni shake toboy reka nze nkubwire ejo bundi ntabwo ari jya wakugujije amafaranga yo kwishyura inzu ntabwo nakugujije mvuye kunyonga none ndi kuvuga ngo teka akawunga ndumangeho ngo reka da ngo ndi kukugagira simwareka umuntu aguteke reka umuntu aguteke waretse kakumfasha se uri kumfasha iki ubundi usanze imbabura ntayicanye ufashe utavuga ngo ngiye hano ndahava ayo mazi ntuyanywe dore ko ndi kubona washonje wagira ngo byagenze apereka mani mu gifu bimeze nabi aho ukozana tugakarage vuba vuba
ubundi kano karampaza nako karaduha nako gafuniko mbese kugira ngo butagote neza. uraza no kunyigisha uburyo nateka ahubwo reka nongera ngusetse nkubwira kandi gastori kabereye ku museta nayo mpamvu iri gutuma ntunga abasekirite kagira inkuru byagenze ute se kididi suzi wa mujama ufite igikorwa cy'ateretaga wabundi witwa Diakoni se uwa ubundi niyo sitari twateriwe byagenze ute iyo ngo ngubwire ngo azaza ngo kugutiza ikote ukazaje ngo kureba ngo wa mukobwa ngo wateretaga ngo jya kote ryawe ryiza ngo uzarimutize araja kundira ikoti araja kundira kuhabona nawe atari ibyo bimugenza ari ibindi cyangwa azaza kugutira ikoti none se ngashaka kuzajya arajya kunana na wa mukobwa wa murozikazi shamenya narewe wabiteye mareba ukuntu navuye kuseta ndi kwirukanga nari nanakubiswe nanarase dore ubu nanadese shaka ididi ntabwo biba byoroshye ariko si koti zindi hari igihe aje ambwira ngo amutize na ino ngofero iyo ngofero wabona nariyo azaje abaje kureba shiramo tuzi dukese Anita ino mutume no haraguru kuri wa basore bo tujana mu muhanda kunyura biriya birana oya ntabwo ndajyayo mwana mfasha kugira ngo nzajye gusura wa musheri wanjye bimeze neza uriya musheri wawe ufite nyina w'umurozi ubundi wajya wambara ibyawe none si mwana kubizi ko udusitire tumaze kunjira wangirayo uzajya ushaka amafaranga wigurire kandi wowe usigaye uranzuzugura hey tugiye numva n'imbere ruvo ko kirasi reka nigire yari byana by'iki gihe bidasigaye biruzwe kandi turajya turazunana nawe ari buze kumbona kabisa umuhama biswiti n'iki sha umva vangera gira icabona azonge naganze azaje arabiteka muze munabirye wagira ngo nana sinukujabura ntabwo arabari Gitoboy umvise mbebe wasanga ziri kujya kakahunga wasanga ziri kujya kanje kureba hari ihute wasanga kanje kureba wasanga zikaramushije da gira vuba mwo urebe udasanga hano siko imbeba zaduteye wagira ngo sinzi ukuntu byagenze reba neza ubonye bitoroshye
bose bugiriza isaha mugiye kurira ko patsima Nikosha jemba nako mangiye nikosha ko musige mukiragaza ahantu hose mwarahubatse pe bose nago ku buryo umuntu agera komanga bikenda no gucuruza ariko muzi ko inzugi zagenze sha bose nago twari twamenye ko ari mwebwe ubu kutubabarira bose ntigena bose nago bose ni nago twari twamenye ko ari mwebwe nikosha amezi amaze kuba ngahe utanyishura inzu yanjye inzu yacu twarayubakanye amezi mana yanjye ariko iyo mbwira amezi njye nayubatse bitangora ntabwo nakoresheje amezi amezi ko maze kuba 2 3 mbona amezi 3 agiye kuzura ko nawe ubwawe ubyirebera iyo amezi ageze boss utekereza ko inzu yubatse itangoye boss none sama amezi jo bundi sitwakwise ejo bundi ariko ntabwo mbara amezi njye muratekereza ko ntabara amezi ariko intebe yanyu isa gutya njye nayicaraho inzu yanjye murahomora erega yewe mwiteretse n'ibiryo muri kurya mutekera mu muryango bugaca mwatekeye muri saro ahubwo buzaca mwantwikiye none se nawe kuri umubyeyi ko wabyara reka nkubwire inzu yanjye nayubatse n'ingoyi mosheri amafaranga nyakeneye none turashaka kubabarira ayo mafaranga nyakeneye none aha imodoka yanjye yagize ikibazo ngiye gukemura ikibazo cyanjye uri umubyeyi tubabarira iryana ndi umubyeyi nabyaye bose oya murongorerana nk'ibisambo nabyaye bose muri mwe ninde nabyaye tubabarire bose tugirire imwe ibase iminsi 3 turabatwagurije ariko uza agasuzuguro mubona njye nakubonanye ku muryango bose ntabwo ari ugusuzugura rwose dohora kica gihora kirya gusa uza kunyaka inzu ntagombwira ahubwo ko gahiye wareka ukagenda uriye njyewe iwanje barantekera ntabwo njye nk'ibingibi byanjye dore ni nayo mpamvu muguma mu nkono bigatuma mudatekereza ngo mutere imbere ngo mwizigame kwera ejo ndagiye hana kongorana ejo ndagiye ngaruke nsanga amafaranga yanjye nyasange nibyo ngaho reka tuguherekeze rero nizere ikintu kimwe gusa bamuherekeza gusa kurya gusa amerekeze se usigare naguherekeza da nashaka asubire no gusubira nta ubundi se naho ubundi getoboysha amufasa ariko ngufashije kumutera icyuka bosi birangiye gute bose ndamara yapfunagenda bosi nkaba ari abaje bambabarira mani shana mukuri pe abaje bambabarira ariko mani getoboy mugengure n'umusani ariko ndagaskira na freestyle wigeze umerezo y'ingoma zawe ariko amaraga ndi kukwamamaza hara mu seta kuva nyonze freestyle si ariko sikete yo man kubizi ko nkuzi shaka kubari getoboy uko freestyle koko niyo ikugejeje hano freestyle niyo ikugejeje hano ariko naje kandi ndi kukubwira ko ushaka freestyle ko freestyle koko niyo ikugejeje hano ko nkuzi reka hano mbese aha umereze freestyle yo ndayiguhereza ndakibaza ariko nayo akahunga ntuyibagirwe ko uramaho tega amatwi ndabizi n'aka kawunga kabigukoresheje igihe wahereye uza kutayimbajije simbuha kawunga njya guhinga ugasigara ugahengera mpishije ukankomangira ntagonda kaguhaka ndinda kagucyurira uzige gukora ugabanye kunkomangira singuha kawunga njya guhinga ugasigara yo ugahengera mpishije ukankomangira Kagetoboy rekeraho
rekera indirimbo zawe nazumvishe niba ari ukugira ngo nyime kuri iriya kawunga. nyine ko kaba ari ibyo uri gushaka uri kugira ngo bigende rekera aho mwa ariko ngufashije gusora boss. Indakomba ino safuriya naho komba wamereza ni wanyera n'ikiyiko basi nkayikombesha. wakombesha izo ntoki se uburetse wewe uramanza wakomba nurangiza gukomba ugire uriko murasa amazi kuzuye akanwa byagenze ute muri ibisambu hasi ku gipangu nta bantu buri kumva bari gukomangarayo hirya ndi kumva bari kuvugira kuri ngaho wumvishe buretse ngwereke ibintu tugiye kumukorera uramuja wagira n'abantu bari hanora buretse ariko ntari banarangiza he ni wa mushuti wacu Davana mani pisi musaza kanda kwicara hano ni wowe mani Enze ngo nagusize kuseta. Yosi wiri gukomanga mani giti uyu yirirwa komangira iki ese man arigamba ngize ngo nta nubwo muri oya turiyata ese mwana nibijyo mwabimaze ibijya twabimaze kare ntabwo uzi ibintu Ghetto Boy yakoze Ghetto Boy mani ni umuja nawe ubundi hano urisanga hano ni nk'iwanyu ndabanga babandi bagiye gutira ihene umwe bakaganira undi akayijana ikinzanye iyi sapo ukayindi ngajya gusurura musheri ushaka iyi sapo iyi sapo iyi ushaka mbabarira iyi sapo ntago wayibona nona nukuri pe ushaka iyi sapo mbabarira njye gusura umusheri Ghetto Boy iyi sapo kubona wayimana nonara iyi sapo nje ntago nayiguhereza none ubwo ngende iyi sapo ntago wayibona iyi sapo ntago wayibona nari nyine muranda uko genda kuzagaruka reka undi njye gutaka wamujana nta kintu nakwima pe nta kintu nakwima ure iyi sapo ntago wagira naho ubundi baje bambabarira ngiye kuzaja ndateka nindangiza guteka ago mazi urabwira iyo gari kuva kuseka si kuseka nje ngiye kuzaja nirirwa ndatekera karitsiye nje uraseka mukinga nje nirirwa ndekera karitsiye nari nibagiwe ikisi kandi uwasi ntuza uwasi diakoni uri kuvugira iyo ku marembo fasha gato ngwereke fasha gato burye se ukagarutse gushikira iyi ngofero da ndayimuha zana ubwo mutsima gwanje mbe ngushize muno mu koti da dede ngo bavuga ko kidede ngo iki Ghetto Boy umva ndi kubona sinaza mefuka zanje zarageze toboka nari nibagiwe aho ingofero ndayibonye ariko ikoti ngiye kurindiza mbabarira ugaruka kano kanya ingofero ndayibonye ariko ikoti ubu ngene ubikoti niryo ngeneye cyane kurusha ibindi ingofero bayindishije pe ndiza kano gakoti ngende ngambare ntabwo wanyima ibintu Ghetto Boy uyu mujama mwari gushaka indi ngofero mwindi ingofero mwa ni ikoti ngene ingofero bamaze kuyiza diakoni mwindi ingofero mwindi ingofero mwindi kuri niga yanje wandiza ikoti ko ingofero akiri ingofero niyo waje uri gusaba nshaka ikoti pe ariko kidi uzi n'ikindi ikoti uraribona ngaho ndiza wamumfashije ikoti iryo iri koti uraribona uri kureba kiriya giti kiriya reba kiriya giti kiriya giti nusi ko ndi kubona kirimo ibibabi by'ubu indabo wambaye no kuri ino ngofero ingofero yo rero ntabwo nyikeneye ahubwo ngeneye iri koti niryo ngeneye kiriya giti birebire hariya ntabwo uri kubibona reba neza nakibonye kiriya kirekire mundizi koti ngende ikoti uraribona koti kiriya giti none se ko ndi kubona miliyoni nyinshi mwana
kiri mwambi ikoti ngagenda ko reba rero hariya hari hepfo yawe niho twari dutuye muri amuzi kandi koko sha warabimbwiraga mwa ngo ndizi ikoti ngende nibe wenda ko namugeraho kare mwana suzi ko na mere wavuga ngo nje kumusura kare ubundi se cha mere babashaka kumusura kare mwana si ikoti ushaka ikoti ko turaribona kushaho siko nta kintu nakwima uretse ko arega ndakwemera mwana nta kintu nakwima niyo mpamvu ngwemera nginiga ya naho kambare sha